oya ntabwo bihenze. Erega buri kintu gihenze ni mu mutwe. Buriya umuntu aguhaye umwuga uzamarana igihe kirekire ukagushajisha ugatunga abana bakajya ku ishuri, umugore akambara, ndumva bifite agaciro, ariko ugendeye ku byo kuvuga guhenda wasanga bidahenze. Reka nongere nk'ikaze udukurikiye muri wo TV. Imana y'amahoro ibane nawe, niba ubabaye Imana iguha umunezero, kandi niba wishimye yongere gukomereza umunezero, ikurindane n'abawe aho uherereye hose. Tubahaye ikaze mwebwe muri mu Rwanda, bari mu bihugu duturanye byumva ururimi tuvuga, bari i Burayi, abari muri Amerika, bari muri Aziya na Australia. Uyu munsi tugiye gusura umugabo ukora intebe. Abantu bajya bavuga yuko made in Rwanda zidakomera, tugiye kumusura tumutunguye. Turamusanga ku Gaciro ka Nyamagabe, ngira ngo murabona ko turi mu nzira twerekezayo, ni hafi turafi kugerayo. Turamutungura atwakire, turabizi ko ari butwakire. Reka rero mbahe ikaze twinjirane ku Gaciro ka Nyamagabe, hanyuma tumubaze iby'uyu mwuga. Tuguhaye ikaze, watangira wibwira abagukurikiye. Nitwa Jean de Dieu Tuyisenge. Yego. Nkaba nkorera hano ibintu bijyanye no gufunika intebe z'amaduka. Yego. Uyu murimo ushobora kuba usaba ubwenge bwinshi n'imbaraga nyinshi. Imbaraga ntabwo ari nyinshi, n'ubwenge nabwo si bwinshi. Kugira ngo umuntu agere ku ntebe nk'ezira turi kureba hariya zose, urugendo binyura mu zihe nzira, kugira ngo usobanurire abadukurikiye kugira ngo bamenye amakuru bigenda bite? Icya mbere ni ukubyiga, numva cyo cya mbere kubyiga. Icya kabiri, iyo wamaze kumenya kubikora ukagira ibikoresho biba bihagije. Ubwo ibikoresho ushatse kuvugamo ni nk'ibiki by'ibanze? Imbaho, hakazamo amamatera, hakazamo n'ibijyanye n'umwenda, harimo amasamerifire, umwenda, n'ibijyanye no gufunika. Yego. Turi kubona ubwoko bumeze nk'aho ari intebe zitandukanye. Izi ngizi ubu ni ikadere, twita ikadere. Imbaho dukoresha ni izi ngizi z'amanomara turi kubona. Hanyuma iki ngiki, ibi byo nibyo dukatisha ni muba, babyita muba. Yego. Turabikata tukaza kubihuza zino mbaho z'inturusu tuba twakoresheje. Dukoresha inturusu gusa, ntabwo dushyiramo ibintu byo kubangika. Ni inturusu gusa kuko nirwo rubaho dufite mu Rwanda rukomera, inturusu. Abantu benshi bakunda kuvuga ngo ibintu byo mu Rwanda ntibiba bikomeye. Mu by'ukuri impungenge abo bantu bafite wazibamara ushingiye ku cyese? Mu by'ukuri abo bantu wababwira iki? Yego, abantu benshi bavuga ngo ntibiba bikomeye. Icyiza ni uko uwo muntu ubihinyuza ko bidakomeye yagera kuri tere akareba imbaho dukoresha, hanyuma umuntu akabasha no kumusobanurira buryo ki ibyo bintu bikomeye, nibwo yabibona. Yego. Ngira ngo ni urugendo wari umutwerekaho intebe ihera. Ubundi iyo igeze hano hakurikiraho iki? Habanze iyi etape bikagenda gute? Naza no kukwereka irangiye. Urakamera ino kadere, nubwo wenda iriho ibindi bintu, ariko urabanza urebe iki cya hano, ukurikizaho n'iki, bino byose bikamera. Noneho ituza mbikwerekere ku ntebe yuzuye. Nubwo iyo ntebe ntabwo iruzura neza, ariko ndagira ngo mbikwereke. Iki ngiki ni kimwe nakwerekaga hariya. Iki nicyo cyiza kikagera hano. Ubu ngubu kitarajyaho umwenda na matera. Iriya kadere nakwerekaga hariya. Hanyuma iyo turangije tuyikorera icyo kwegamira cyayo ni iki ngiki, tukabihuza. Ubu igisigaye no gushyiraho imirimbo kugira ngo intebe ibe iryoshye. Ukaba rero turi kubona iyo yirangiye bari intebe nziza rwose biragaragara. Ubundi uru rugendo warutangiye ute? Ese ubona hari impinduka bizana mu buzima? Hari washishikariza n'umuntu kugana umurimo nk'uku muri ubu buryo, kandi bishobora kuba byatanga umusaruro? Yego, uru rugendo narutangiye mvuye mu ishuri muri Torokome, niho narangirije. Mva mu ishuri tunguranye, urumva sinabishakaga. Ni ibintu byinshi bituma umuntu ava mu ishuri. Ngira ubwo umugisha rero wo kwiga bino bintu ndabimenya,
ndumva aho ngeze aha ngaha kuba mbasha kuba nibeshejeho byonyine birahagije ku buryo nanjye nashishikariza n'undi muntu wese ko yaza akabyiga rwose nta kibazo bibasha kugutunga. bivuze ngo umurimo w'amaboko ukugira umwuga ni ngombwa mu buzima, washishikariza buri wese kuwugira kandi biragaragara yuko bishobora kuba bitanga umusaruro. Ese mu gihe umaze ukora hari nk'ibiki umaze kugeraho kugeza ubu ngubu? Ni byinshi cyane ntabwo umuntu yabasha kubirondora muri rusange ngo agende avuga kimwe kimwe, ariko ibyo amaze kugeraho ni byinshi cyane. Yego. Nshishikariza n'umuntu wese ukeneye kwiga uno mwuga, bafite abanyeshuri nk'uriya mwana uri kubona uri gufunika hano, umunyeshuri uriya wa ruguru nawe ni umunyeshuri uriya wambaye akanuze nawe yararangije kwiga ubu arimo arakora uyu warakiga. Yego. Umuntu aramutse ashaka kwiga rero akakwitabaza akakwegera, ese arasabwa iki kugira ngo aze umubere umwarimu mwiza? Niba ufite abanyeshuri biragaragara yuko ubwo ufite ubumenyi buhagije bwo gutanga. Ese bisaba iki kugira ngo umuntu aze umwigishe abe yagira ubumenyi kuri uyu murimo? Ikintu bisaba nta kindi, ibikoresho byaraza akabisanga hano, icyo biba bimusaba ni minerivare gusa nta kindi. Hari ushobora gutekereza aherereye mu gace turimo cyangwa ari hirya no hino akavuga se mukorera hehe, ubu uri he, uboneka ute, ku zihe mbuga nkoranyambaga, ese uboneka ku zihe telefone? Watanga amakuru kugira ngo uwagukenera akaba yakubona? Ahantu dukorera ni mu Gaciro ka Nyamagabe, noneho kubonekaho ni kuri telefone. Yego. 0788 yego 97 97 nanone 55. Ndasubiramo 0788 97 97 55. Noneho ku ya Tigo 0728 97 97 55. Ndasubiramo kuri Tigo ku bakoresha Tigo 0728 97 97 55. Birashoboka yuko ari n'abanyeshuri wajya ubona. Ese mujya mutanga amastage ku banyeshuri basoje bagishaka kwimenyereza umwuga? Yego, stage hano ziraboneka rwose. Yego. Ubwo abanyeshuri bahabwa karibu kugira ngo baze mubafashe? Ni karibu baze tubafashe rwose, tubereke ikijyanye n'umwuga, kuko urabona ko muri iyi minsi umurimo cyane cyane imyuga ntigezweho. Twigeze no kubona ufite na gitari, ubihuza ute cyangwa turabihuza mu kindi gihe? Ibijyanye na gitari rero, ibijyanye na gitari nabyo narabyizeho igihe kitari gitoya, ariko narabimenye no kuri gitari naho nzigishaho. Ukabihuza ute rero? Iyo mirimo yombi uyihuza ute muri make? Ni nziza, gitari iraryoha, gitari bituma umuntu aruhuka mu mutwe, kuko hari igihe tuba turi mu kazi nguko ugataha unaniwe, igihe ngeze mu rugo afata akagitari kanjye akaguze agacuranga nkirukura mu mutwe. Reka tugushimire kandi tukwizeza yuko bigiye kugenda neza, abantu bamenye ibyo ukora, bamenye aho ukorera, kandi twizeye yuko mu minsi izaza uzajya ufasha abanyeshuri, ugafasha n'u Rwanda muri rusange gutera imbere, abantu baha ubumenyi bakeneye kandi nabo bakiteza imbere. Yego, ku bijyanye na bino byo gufunika intebe narabyize ndabimenya. Ukeneye kuza kwiga yaza nkamwigisha, ukeneye gukoresha intebe cyangwa se ashaka kuvugurura izo mu rugo zashaje nabyo turabikora. Hari n'ikindi kintu dukora, iyo ushaka kuzana intebe zawe zashaje tukaguha ishyashya, tukareba nyine tukavugana, tugafata igiciro cy'izo ushaka, tugaha agaciro k'izo ufite, hanyuma tugakuramo kaduha hasigaye. Ibijyanye na gitari nabwo abakeneye nabwo kubimenya ko mbizi, mu minsi mike uzaza unsure, nzaba nayizanye nkwerekere bikeya, ngende mbereka abakiriya banabone ko nabyo bishoboye. Ese ikibazo cy'amatsiko tugana ku musozi, ibi bintu ntibyaba bihenze? Oya, ntabwo bihenze. Erega buri kintu gihenze ni mu mutwe. Buriya umuntu aguhaye umwuga uzamarana igihe kirekire, ukagushajisha, ugatunga abana bakajya ku ishuri, umugore akambara, ndumva bifite agaciro, ariko ugendeye ku byo kuvuga guhenda wasanga bidahenze. Hari abatekereza ngo ubwo bino bintu bimeze gutya ibyo ari byo byose birasaba ubushobozi buhambaye. Wabamara impungenge gute? Ese ni iki wabwira abadukurikiye muri aka kanya kibamara impungenge ku buryo baza batikandagira bavuga ati dusanzwe umwarimu muzima kandi ntabwo twikandagira, ibiciro bimeze neza, turi bugiye n'ubumenyi buhagije? Yego, icyambere ni kimwe, ni ukuza mukaganira akabyumva, yakumva nyine
ubushobozi ari bukeya, uko byagenda kose abantu twese ntabwo tunganya ubushobozi. Ushaka kuza nka kwigisha ariko bitewe n'uko twaganiriye ushaka kwigisha rwose bidahize. Dusoza, niki wabwira abajene, niki wabwira abantu muri rusange bafite umwuga bakora cyangwa n'abatarawugira, niki wifuza n'ubuhe butumwa watanga wagenera n'abo mukorana, cyane cyane n'aba bana, aba banyeshuri bawe ndetse n'abandi bitegura kuza, kuko uko biri kose ahantu dukeneye umwuga turi benshi? Icyambere ngewe nabashishikariza no gukunda umurimo. Ubundi iyo wakunze umurimo ibindi byose biba birangiye birikora. Reka tugushimire cyane. Murakoze cyane. Kandi tukwifurize gukomeza gutera imbere, akazi keza. Murakoze. Bantu rero mwifuza gukoresha intebe izashaje bakazivugurura, ndetse mwese ko bafite n'uburyo ushobora kuzana izishaje zawe ukareba izindi ushaka bakabigenerera agaciro, ukishyura makeya hanyuma ugasiga izishaje ukajyana inshyashya. Mugane rero Jado ku Gakiriro, nimero ye mwayibonye, mwamwandikira mukamuhamagara, haba kuri telefone, haba ku buryo bwa WhatsApp, buryo bwose. Kandi rwose murabona ko yigisha n'umuziki, mu mugane abigisha. Reka tumushimire cyane, tumwifuriza ishya n'irwe, kandi wowe utarakora subscribe ukandaho kugira ngo umenye amakuru.